ibihome birusha ibindi gukomera OTAN birangajwe imbere na leta zunze ubumwe za Amerika byitwikiriye irido ryitwa Ukraine bikomeje kugaba ibitero bihambaye ku rwego rwo hejuru ku mwami bahanganye witwa abasovieti cyangwa Uburusiya, kandi uyu nawe akaba afite isezerano ry'uko azanesha ibihome birusha ibindi gukomera. Urabyumva ute? Tuguhaye ikaze hano ku isi ya Bibiliya, wowe udahwema kudukurikira kandi nawe uhageze bwa mbere. Mwese turavuze ngo Uwiteka abahimisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kubwo kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Ahangaha ni shene yitwa isi ya Bibiliya. Niyo mpamvu uzumvamo isi ibiri kumo biba hirya no hino ku isi, ugasangamo n'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana ari byo Bibiliya. Niyo mpamvu kuri uyu murongo wa 39 w'igice cya 11 cya Daniyeli niwo turiho, haravuga ngo kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera, afashwa n'iyo Mana itigeze kumenywa. Uyu ninde? Ni ubwami bw'amajyaruguru aribwo Burusiya cyangwa se aribwo abasoviete, bumwe bwimakaje ya politiki y'ubwigenge yo kudashaka abagore. Navuge ko abagore nyine ari ibihugu bigomba kumugaragira, we yarabiretse avuga ati nta buraya bw'abagore ndiho ndihagije. Ariko aha akaba ahanganye rero n'ibihome birusha ibindi gukomera byo byimakaje politiki ya gikapitalisite yo gushaka abagore hirya no hino, ubucakara bagashaka buhake. Uyu afite isezerano ry'uko azanesha ibihome birusha ibindi gukomera, ari byo leta zunze ubumwe za Amerika n'amaboko yabyo. Uyu mwami ufite isezerano ryo kuzanesha ibihome birusha ibindi gukomera, mbese iki ni igihe cyo kugira ngo koko aneshe ibyo bihome, afashwa na ya Mana y'ibihome. Nawe afite marayika yarabwiye kaziringira Imana y'ibihome ngo atazita ku gushaka abagore. Ngira ngo nababwiye ko Uburusiya bwahagaze cyangwa abasovieti bahagaritse cyangwa komunisme yahagaritse kwiyunga n'ibindi bihugu. Ibendera ry'umutuku igihe ryamanukaga hakazamugura ry'Uburusiya ryo abasovieti basenyutse, ubwo bari banze kugumya kwishingikiriza ku gushaka abagore bagati turihagije, ubwo bari bimakaje imbere gushaka Imana y'ibihome. Nababwiye ko Imana y'ibihome ari ubuhanga bwa gisirikare na siyansi yo mu rwego rwo hejuru n'ubutasi bukomeye cyane. Mwaba byuvutse ko Uburusiya kandi bufite hafi 1/2 cy'indwara kirimbuzi z'ibihugu bizitunze mu isi. Uwo bahanganye nawe ari we leta zunze za Amerika, ibihome birusha ibindi gukomera, nawe akaba afite hafi 1/2 nawe kibitwara kirimbuzi mu isi. Ibindi bice ibindi andi majanisha asigaye akabaga yigabanyije ibyo bihugu bindi bihuriye mu muryango uko basangiye gutunga intwaro kirimbuzi mu isi. Niyo mpamvu leta zunze za Amerika kugeza ubu ari ibihome birusha ibindi gukomera. Mbese uyu mwami bahanganye cyangwa bw'amajyaruguru cyangwa Abarusiya, ni igihe twatubavuze duti ni igihe kigeze ngo baneshe iyi ntambara bayitsinde, ko hariho ijambo Uwiteka marayika yabwiye Daniyeli ko azanesha ibihome birusha ibindi gukomera. Umva icyo twebwe tubivugaho, icyo isi ya Bibiliya ibivugaho. Ntabwo twahera ko twemeza 100% kwiki ari cyo gihe. Hano ku isi ya Bibiliya ntabwo twemerewe gukoresha amarangamutima cyangwa ngo dukoreshe fanatisme tuvuge ngo aramutsinze. Oya, ahubwo turareba icyo isi igaragaza, turebe n'icyo Bibiliya itugaragariza. Impamvu tutahera ko twemeza 100% ko iki ari cyo gihe uwo mwami w'amajyaruguru agiye gutsinda bya bihome birusha ibindi gukomera, nuko bombi bageze kuri point ya vis-à-vis. Bombi bageze kuri point ya vis-à-vis. Ejo nababwiye ko y'Abaromani yakomotse ku Mana y'ibihome y'Abagiriki Biya. Iyi Biya
imana y'Abagiriki, imana y'ibihome y'Abagiriki, abaromani baje kuyihindurira izina bagenda bayihererekanya, haza kuvamo vi. Niyo mpamvu rero iyo impande ebyiri zihanganye, ibihome birusha ibindi gukomera, byitwikiriye Ukraine, irido rya Ukraine, ni ubwami bw'amajyaruguru bufite isezerano ry'uko buzanesha ibihome birusha ibindi gukomera buhanganye muri iki gihe. Impande iyo zibaye ebyiri nibyo bivamo vis-a-vis, imana y'ibihome ku ruhande rumwe, imana y'ibihome ku rundi. Yego wabyumva, nubwo usanzwe ubizi ko vis-a-vis ari nyine ari face to face, yego nibyo, ariko muri amagambo y'ubuhanuzi ni vis-a-vis, ni imana y'ibihome, guhangana kweruye amaso ku yandi. Kandi uku guhangana gukomeje gufata indi ntera ku rwego rwo hejuru. Wa mwami urusha abandi gukomera, cyangwa bya bihome birusha ibindi gukomera, bagabye ibitero bikomeye cyane kuri Moscow ku rwego rwo hejuru. Drone 46 zagabye ibitero bikomeye cyane, bajya gushwanyaguza Moscow ndetse n'intara z'Uburusiya zindi. Izi drone bazigabye no ku ntara ya Bryansk mu Burusiya, no ku ntara ya Belgorod mu Burusiya, no ku ntara ya Karuga mu Burusiya, no ku ntara ya Grosk. Izi zose ni intara ziri mu Burusiya, nyuma yuko ntabwo ari Moscow, n'izi ntara nazo bazigabye ibitero za drone. Ariko ugitangaje, Abarusiya nabo batangaje ko izi drone zose bazishwanyaguje, bazimenaguye zose, ntihasigara n'imwe. Vis-a-vis, imana y'ibihome ku ruhande rumwe, imana y'ibihome ku rundi ruhande. Ku rundi ruhande, igisirikare cy'Uburusiya nacyo kubera ko ari vis-a-vis, nacyo cyamaze gutangaza ko cyafashe umujyi wa New York. Uyu mujyi wa New York ni umujyi uri mu burasirazuba bwa Ukraine, mu ntara ya Donetsk muri Ukraine. Ku mabwiriza iki gisirikare kiri guhabwa cyangwa cyahawe na shebuja wacyo Vladimir Putin, yuko kigomba kukaza ibitero kigatahukana intsinzi vuba na bwangu, ntihagire kandi ngibi abakitambika imbere. Vis-a-vis, nubwo Uburusiya butangaza ko bwafashe umujyi wa New York wo mu ntara ya Donetsk, Ukraine nayo ntabwo biyibujije kuba igikomeje gukaza ibitero ku ruhande rw'Uburusiya mu ntara ya Kursk. Vis-a-vis, imana y'ibihome ku ruhande rumwe, imana y'ibihome ku rundi. Mbese hano ku isi ya Bibiliya turacyariho turibaza, nawe tukubaza inshuti yacu mudahwema kudukurikira, iki nicyo gihe ko marayika avuze ko azanesha ibihome birusha ibindi gukomera? Iki cyaba ari cyo gihe cy'uko agiye kunesha ibyo bihome? Turibaza duti iki ni igihe Uburusiya bugomba gutsinda iyi ntambara, kugira ngo iri jambo ryahanuwe n'umuhanuzi Daniel ry'uko azanesha ibihome birusha ibindi gukomera cyaba ari cyo gihe? Cyangwa twirinda amarangamutima, iyi ntambara wenda barimo barwana ejo ishobora kurangira, hakazashotozwa indi izajya yashyira koko mu bikorwa, cyangwa izasoza iby'ijambo rivuga ko azanesha ibihome birusha ibindi gukomera? Nyandikiraho muri comment section. Kandi ntujye kure, ntushyire urushinge rwawe kure. Nicyo isi ya Bibiliya ibereye aha ngaha, natwe tugiye kureba icyo isi twereka n'icyo ijambo ry'Imana ritwereka. Turaje tubagezeho kugira ngo turusheho gukanguka, tumenye aho isi ivuye n'aho igeze nerekeza, tuzabashe guhunga umujinya uzatera, tutazatungurwa nawo. Niyo mpamvu ejo umurongo twasomye kuri kiriya giceje twabanje gushyiraho, kubagikurikiye waratubwiye ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, kandi mucunguze iburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nibyo kugenda nk'abanyabwenge biradukwiriye,
ntabwo twahora tugenda uko isi ibyifuza yagiye itujijisha ratubwira ati mwebwe ibibareba n'ibiriya ni umuziki mukabyina mugasenga bikarangirira aho ngaho, biriya ni iby'abanyapolitiki. Yego ntabwo turi muri politiki, ariko tugomba kumenya aho isi ivuye n'aho igeze n'aho yerekeza, kugira ngo tutazatungurwa na wa mujinya uzatera. Niba uri kumwe nanjye ukaba wari uje hano ari ubwa mbere, ukumva ugomba gukanguka, ukora kuri subscribe Isi ya Bibiliya. Turi hano kugira ngo tukugezeho byinshi, kugira ngo tumenye aho isi igeze naho yerekeza, itazadutunguza uwo mujinya. Kora kuri subscribe wowe utarayikora, kandi udufashe gusakaza ubutumwa hirya no hino, kugira ngo turebe ko twazarokora benshi nk'Isi ya Bibiliya. Intego y'Isi ya Bibiliya ni ukugira ngo tuzarokore benshi bazahunga umujinya uzatera, kuko isi yo izashirana n'ukwifuza kwayo, ariko abakora iby'Imana ishaka bazahoraho iteka ryose. Ndagushishikariza nshuti muvandimwe, gushishikariza benshi gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo bazahoreho iteka ryose. Shalom shalom. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana yacu, uhimbazwe ko ari wowe wadushyizeho ukaturema ukadushyira kuri uyu mubumbe witwa isi. Waduhaye na kataloge tugendaho yitwa Bibiliya. Niyo mpamvu isheni yitwa Isi ya Bibiliya. Uhimbazwe kuri Imana yacu tureberera. Twese rero abakurikiranye Isi ya Bibiliya n'abazayikurikira ejo, uduha ubwenge n'ubuhanga bwo gukanguka, kugira ngo tutazatungurwa n'umujinya uzatera. Icyuboro n'ikibi cyawe n'iteka ryose. Amen amen. Shalom shalom. Ndabakunda, ntimujye kure.